nimba baransinyiye iyo mikono yose nkayibona n'iy'umurengera ubu bamenye 2024 nibwo bavuga ko nabuze abansinyira isaha n'isaha ndarahira nicyo nababwira kurahira ko ni itegeko ni ihame ntihagire n'ubishidikanyaho kubera Imana urabona ko manitse ikiganza cy'amahoro mu kirere iki ni cy'umugisha kandi umugisha bazawukura kuri nge nta wundi uzarahira utari kuri liste y'abakandida ntibibatungure nshobora kuyigaragaraho none niki kigiye gukurikira nyuma yuko komisiyo y'igihugu y'amatora itangaje urutonde rw'agateganyo rw'abakandida bemewe wowe ni ukuvuga wabibwiwe ntabyo wiboneye kandi nge narabyiboneye n'abansinye barabyiboneye arutwa nuko babitangariza rimwe bakavuga batsinze naba barakomeje barakataje aho kugira ngo bagende bakore gusa ibintu by'imihango itagira imisosi Rwanda ndahita mbibatangariza ko bampaye impapuro nge kuzana iyo mikono ya rubanda hanyuma kuko muri politike birashoboka byo birashoboka muri politike nta kidashinduka kandi nkubwiye 2017 abaturage bangiriye icyizere baransinyira kweri ari nabwo nkigaragara ku ruhando rw'igihugu ibyo ni urutsabana abo bisanzeho ushobora gusanga nanone bitagutangaje bitagize uwo bitungura ugasanga nabo hari abibuzeho muri abo batangaje ahubwo hakazaho abashasha bagaragara ko bari bibuze ku rwa mbere ugasanga ku rwa kabiri bagaragayeho abagaragaye ku rwa mbere ugasanga ku rwa kabiri bibuzeho kuri liste ntakuka biriya babyita kwisubiza ku butegetsi kugumaho nubundi gahunda ni yindi ni ya nzoga ishaje muri rya cyupa rishaje nta nzoga nshasha mu icupa rishasha nta n'inzoga nshasha mu icupa rishaje cyangwa inzoga ishaje mu icupa rishasha ntabyo ahubwo ni old wine in old bottle ni mu inzoga ishaje mu icupa rishaje n'ubundi biriya biramenyerewe n'urutsabana ninde utabizi isi yose irabizi iriya ni gouvernementari n'ubundi yari isanzweho n'ubundi niyigiye gusubira mu kazi yibwire ko igiye gukomereza n'ubundi aho yari yaragarukirize yari yaracumbikishirize ariko biriya twe tuba tubabona ko bapfushije amafaranga y'ubusa byaba ari gupfusha amafaranga y'ubusa ngo bagiye mu matora kandi n'ubundi ikiri buve mu matora babakizi nimba 2017 batarakindeze kandi aribwo nari nzenguruko turera abantu bataranamenya uwondi we bakabicyo batarakindeze narazanye imikono myinshi cyane icyo gihe 2017 ubu 2024 namamaye ku isi nibwo nabura abo bantu buri karere ibyo norotsabana ubu ngiye kumanukayo muri neke muri komisiyo y'igihugu y'amatora urumva babitangaje nimugoroba ngimanutseho manutseyo no umunsi ukurikiyeho ubwo gize n'amahirwe kuba muzindutse munsanze mu nzira ndi kwerekeza ntarabasiga mukaba mumfatiye mu nzira ubwo birumvikana icyo gisubizo turaza kukivugana nyuma mvuyeyo utu turere se bavuga utagezemo utu turere bavuze watugezemo hose nagezemo kuko n'ikimenyimenyi n'abaturage bategaga bansanganira no mu nzira hari n'abategaga bakaza mu birindiro byacu by'abaruda bakansinyira bagasinya no kuri tere bakampamagara ugeze he tuze tugusinyire amaboko ataresha ntaramukanya ubwo umuntu ari muri presidence ari mu rugwiro yamenya ibibazo by'umuturage w'umukene w'umuhinzi amaboko ataresha ntaramukanya urwo n'urutsabana no kuvuga nkanje uba hasi mu bahinzi mu borozi mu bacuruzi bo hasi ni giuzi bibazo bya amahirwe masamasa irisite ntakuka aho dukubitaniye nk'inkuba zo mu kirere n'iziturumbuka mu butaka
twongeye tubasuze mwebwe mukunda kandi mukanakurikirana ibiganiro byacu nk'ibisanzwe ngewe wumva kandi unakurikirana. Nitwa Young 250 the Great of course, mwene Siraki niyo mazina yanjye. Iyi shene wumva ni Umukunzi TV. Nge nk'ibisanzwe nakwemera ko nzajya nkugira ahantu hagiye hatandukanye, nkakuzanira abantu bagiye batandukanye. Kuri inshuro nanone nkuko mubona kuri kamera zacu turi kumwe n'abarafinda turi kumwe mu buhe buryo, ngira ngo nimugoroba mwaraye abakurikirana amakuru cyangwa se bakurikire abanyarwanda aho muri hose mwaraye mumenye urutonde rw'agateganyo rw'abakandida ku mwanya mukuru w'igihugu ndetse n'abadepite bemewe. Ngira ngo muri abo bakandida ku mwanya wa perezida hari hatanze abantu 9 kandidatire, ariko hemejwe abantu 3 aribo nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, Frank Habineza na Philippe Mpayimana. Abandi bose barimo n'abarafinda, abo bose kandidatire zabo zanzwe. Ariyo mpamvu twazindutse tujya gushaka abarafinda kugira ngo tumuganize se yabyakire gute, n'iki kigiye gukurikiraho. Reka rero tutizinze mu magambo, reka tumuhe umwanya atwibwire. Muraho neza? Turaho ni nk'ibisanzwe, ni nka misa ya mbere muri Katolika. Yego. Tubaye ikaze. Natwe twakiriye ikaze ryanyu, ahubwo namwe tubahaye ikaze aho dukubitaniye nk'inkuba zo mu kirere n'iziturumbuka mu butaka. Ngira ngo bwana barafinda, ku mugoroba washize Komisiyo y'Igihugu y'Amatora NEC yarayitangaje abakandida, urutonde rw'agateganyo rw'abakandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika ndetse n'umwanya w'abadepite. Mwisanze mwebwe mutariho, mwabyakire gute? Birumvikana ibyo ni iby'agateganyo n'ubundi preliminary list, urutonde rw'agateganyo ruba ari urw'agateganyo tujuru. Abo bisanzeho ushobora gusanga nanone bitagutangaje, bitagize uwo bitungura, ugasanga nabo hari abibuzeho muri abo batangaje, ahubwo hakazaho abashasha bagaragara ko bari bibuze ku rwa mbere, ugasanga ku rwa kabiri bagaragayeho, abagaragaye ku rwa mbere ugasanga ku rwa kabiri bibuzeho kuri lisite ntakuka. Bityo rero twe nk'abanyapolitike beza turacyashikamye nta mpungenge. Isaha n'isaha, inkoko niyo ngoma, baraza kwicara babyigeho, bavuge umuruda mukuru umunyapolitike mwiza arahabaye ari mu birindiro bye i Kanombe, katuite tumutangaza nka papa demokarasi nziza kandi yihuse, the phase of the quickest democracy, aze mu ruhando mpuzamahanga rwo guhiganwa mu kibuga cya politike Kigali. Nimba gihari kirahari, nimba kidahari ubwo nyine ntabwo kihari, ubwo ntabwo babona abanyapolitike beza b'amahoro, kuko ndumva iyo list y'agateganyo batangaje n'ubundi aribo bari bagize guverinoma. Urumva ibyo ni urucabana, n'ubundi urumva ubwo se amafaranga yo gutegura aya matora n'imyiteguro yaba yarapfuye iki mu gihe hatagaragayemo amaraso mashasha, abanyabwenge, intiti, inararibonye nshasha mu kibuga cya politike cy'imiyoborere mu Rwanda. Nimba ari imiyoborere myiza cyangwa imiyoborere mibi, ariko hose agomba kugaragaramo abanyapolitike b'impande zose. Nk'urugero abari muri diaspora bari kugaragaramo, yaza kuba ari nka leta yanjye, abo bari kugaragaramo, n'ab'imbere mu gihugu bose bari kugaragaramo, bose biyandikisha babisabye, bose bari kwiyamamaza. Ahubwo abanyarwanda, imbaga nyarwanda ikaba ari ifata icyemezo ngo uyu tumutore n'uyu aba turabaretse, none tugakurwamo n'amajwi ya rubanda. Amajwi ya rubanda niyo yakabaye aba kayunguruzo kajonjora, ariko komisiyo ubwayo ntigomba kujonjora, ahubwo yo yakabaye yakira amadosiye y'abasaba, none kakira n'abaturage, kababwira ngabo abasabye babajya imbere, muhitemo mwitoranyiriza uwo mushaka. None abaturage bakaduha amajwi, baduha amajwi, none ayo majwi akaba ariyo agenda akurikizwa. Uri yabonye 70, uri yabonye 10, uri yabonye 9, uri
abonye 7 uriya abonye 5 wenda bikabura ucabana muri izo nzira. Ubwo buryo nibwo bwa demokarasi. Naho buriya babyita kwisubiza ku butegetsi, kugumaho n'ubundi gahunda ni yindi, ni ya nzoga ishaje muri rya cyupa rishaje, nta nzoga nshasha mu icupa rishasha, nta n'inzoga nshasha mu icupa rishaje cyangwa inzoga ishaje mu icupa rishasha, ntabyo. Ahubwo ni old wine in old bottle. Ni mu inzoga ishaje mu icupa rishaje n'ubundi. Biriya biramenyerewe n'urucabana, ninde utabizi, isi yose irabizi. Iriya ni gouvernementari n'ubundi yari isanzweho, n'ubundi niyo igiye gusubira mu kazi, yibwire ko igiye gukomereza n'ubundi aho yari yaragarukirize, yari yaracumbikishirize. Ariko biriya twe tuba tubabona ko bapfushije amafaranga y'ubusa, byaba ari ugupfusha amafaranga y'ubusa ngo bagiye mu matora, kandi n'ubundi ikiri buve mu matora baba bakizi. N'ubundi nibi ngibi babo bashize ku rutonde rw'agateganyo, nge nkeka ko ari urw'agateganyo nyine, natwe bari budushireho, wenda baracyabyigaho. Akanama kabo kaneke ndumva karacyabyigaho, n'abajyanama babo barabagira inama, mushireho ikibuga Kigali, urubuga rwa politike rwagutse, bose bajyemo biyamamaze, abananirwa bahigama, abandi basigaramo, none bagigire bamukeba b'ibigugu bawe cakirane, nibatsakirana rubanda ruba sifure rubatabare. Ngira ngo Barafinda uravuga ibyo ngibyo, ariko mu bintu neke yavuze mwazize byatumye mudakomeza, ni ibintu bigaragara. Kubera iki udashaka kwemera yuko abakandida bemewe ari bonyine buje ibyangombwa? Oya, ntabwo bigaragara, kuko byakabaye bigaragara neza ari uko baturetse twese ko twasabye tutankandatire zacu, none bakatureka tukamanuka muri rubanda, kuko ariyo demokarasi, ariyo nkingi mwamba ya demokarasi. None bakatureka tukayita tukora iki, badukiranura. Nibyo byaba byiza, none ibyo nibyo byagaragaza umucyo muri demokarasi. Hari ibintu bavuze utujuje, ibyo bintu kubera iki? Donc hari mu bintu bavuze utujuje, bavuze ko hari abantu 12 muri buri karere bagusinyiye irangamuntu zabo zikaba zitariho, zidahura n'amazina yabo. Ibyo bintu nibyo? Urumva twe nk'abari kuri tere n'ababwirwa batageze kuri tere n'abandi bari kuri tere badusinyiye, buri muntu azi kuri mu ndiba y'umutima we. Ubwo rero ibyo urumva nibyo ndi buvugane na komisiyo y'igihugu y'amatora neke ibinyereke, hanyuma mbone kugira icyo mbitangazaho. Kubitangaza batarantungira agatoki ngo dore hano naha naba nyehuse ntangaje ibyo ntarabona. Ngira ngo Bwana Barafinda, mu bintu komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje utujuje, harimo, ngira ngo wenda ndebye ku byo bagushinja ku giti cyawe, harimo ko Barafinda Sekikubo Fred kuri liste yatanze z'abashyigikiye kandidatire ye ntiyujuje abantu nibura 12 bafata indangamuntu mu turere, kandi bari no kuri liste y'itora yatwo, ari two Nyabihu, Musanze, Nyagatare, Kirehe, Gakenke, Rubavu, Burera, Rutsiro, Bugesera, Ngororero, Gatsibo na Kayonza. Kuri izo liste hari ahari amazina gusa, nta nomero z'indangamuntu ziriho, hari ahari amazina n'inimero z'indangamuntu ariko nta mikono ya ba nyirazo iriho. Bivuze ngo bimwe mu byo uri gushinjwa harimo ko hari kuri liste wajyanyeho abantu ariko nta sinyatire zabo ziriho. Ukoze neza kumbaza icyo kibazo, ngiye kugusubiza nka mwarimu mpuzamakungu usobanukiwe ibya politike n'imigenzereze y'iyo politike. Ni ukuvuga uwo muntu
wagereranya ibyabaye 2017 akagereranya n'ibi bya 2024 ashobora kubonamo differences na similarities. Nimba 2017 batarakindeze kandi aribwo nari nzenguruko turera abantu bataranamenya uwondi we bakabicyo batarakindeze narazanye imikono myinshi cyane icyo gihe 2017 ubu 2024 namamaye ku isi nibwo nabura abo bantu buri karere ibyo norotsa abana no kuvuga nje nakoze ibyo nagomba gukora n'abanyarwanda bakoze ibyo bagombaga gukora ahubwo gusa katuze tusuzume ibyo bintu batwereke ibyari byo aho bashingira. Ubu ngiye kumanukayo muri neke muri komisiyo y'igihugu y'amatora urumva babitangaje nimugoroba ngiye manutseyo no umunsi ukurikiyeho. Ubwo gize n'amahirwe kuba muzindutse munsanze mu nzira ndi kwerekeza ntarabasiga mukaba mumfatiye mu nzira. Ubwo birumvikana icyo gisubizo turaza kukivugana nyuma mvuyeyo. Utu turere se bavuga utagezemo, utu turere bavuze watugezemo? Hose nagezemo kuko n'ikimenyimenyi n'abaturage bategaga bansanganira no mu nzira. Hari n'abategaga bakaza mu birindiro byacu by'abaruda bakansinyira bagasinya no kuri tere bakampamagara ugeze he tuze tugusinyire. Nagerayo abari mu mirima bari mu mishinga itandukanye mu mirimo itandukanye bagahita bakinga bakaza bakansanganira bakansinyira bagasubirayo mu mirimo yabo hirya hino. Nk'urugero Gicumbi baza uburyo banyakiriye kandi hari ku cyumweru aho hose navuye list Gicumbi basinye ku cyumweru. Urabona ko ni n'akarere kaba kakinze n'inzego z'ubuyobozi n'amaduka benshi babakinze. Hari n'ahandi nageraga ari ku isabata abantu benshi batakoze ariko abaturage bamenya konze kuko nabitangazaga mbere ko ngiye kugerayo none nkasanga baniteze none bakahita banyakira. Urumva nta kibazo ku bantu basinyiye nta kibazo. Ngira ngo hari aho bari kuvuga ngo kuri liste hari amazina gusa nta nomero z'indangamuntu ziriho. Ibyo byose ndaza kubireba mpageze hakiri kare ariko twurabizi umuntu yagusinyira abanza gusohora irangamuntu ye ukanareba ko anayifite. Ubwo se yatangira yagusinyira adafite irangamuntu bibaho? Ahubwo ibyo ntibibaho. Umuntu abanza kuzana irangamuntu ukamwandika nimba azi no kwiyandika ukamubaza akabyandika akiyandika ubibona n'irangamuntu muzisoma neza byose. None niki kigiye gukurikira nyuma yuko komisiyo y'igihugu y'amatora itangaje urutonde rw'agateganyo rw'abakandida bemewe? Ntabwo bariya bemewe nta nubwo bemejwe ahubwo ni lisiti y'agateganyo bakekeranya ko aribo wenda bashobora kujya kuri lisiti ntakuka ariko bishobora guhindura isura isaha n'isaha. Abo bibona ko bemewe cyangwa abantu babona batangaje ukagira ngo wenda bagumaho nabo bishobora guhinduka hakagira bavamo hakagira n'abashasha batatangajwe nabo bajyaho ku rutonde cyangwa se bose bakajyaho nta kibazo. Kandi bagiyeho niyo yaba ari demokarasi isesuye n'uburenganzira bwa buri umwe bw'abiyamamaza n'abatora. Ubwo abatorwa n'abatorwa byaba byiza twese baturetseho none tukiyamamaza tugasifurwa tugakiranurwa na rubanda rubaye ari rwo rudusifuye atari komisiyo y'amatora ijonjoye ishobora kujonjora ikavuga uyu ni umukene ndamukuyemo. Kandi umuturage wavuga uyu niwe twagendana nawe ni uzi ibibazo byacu ni wadukemura ibibazo kuko mu Rwanda bakuru n'abakurambere baciye umugana amaboko ataresha ntaramukanye. Ubwo umuntu ari muri perezidansi ari mu rugwiro yamenya ibibazo by'umuturage w'umukene w'umuhinzi
amaboko ataresha ntaramukanya. Urwo ni urutsabana. Ni ukuvuga nkanjye uba hasi mu bahinzi, mu borozi, mu bacuruzi bo hasi, n'igihe uzi ibibazo byabo. Ntabari ku muntu nimba ari umukene akajyana n'abakene, akamenya ibibazo byabo, none akaba ari we uba umuyobozi wabo akabakemura ibibazo. Ariko ntabwo mukere wo muri perezidansi yaza gukemura ibibazo by'aborozi b'amatungo magufi maremare kandi amaboko ataresha ataramukanya. We ni ukuvuga yari umukire akemura iby'abantu b'urungano rwe rw'amaboko aresha muri perezidansi no ku rwego mpuzamahanga, ahora mu ndege arya iminyenga, yibera muri ibyo, aba mu bacuruzi mpuzamahanga, abashoramari biwe, ariko rubanda ntibamenye ibibazo bafite ntibabyiteho. Ariko nkanjye perezida nyaperezida, n'igihe umanuka mu giturage mu kinyarwanda hose, n'igihe abaturage bishimira, n'igihe bakeneye, urumva bategereze nkanjye musaza w'ukuri. None bwana Barafinda, urateganya gukora iki nyuma y'uko komisiyo y'igihugu y'amatora itangaje urutonde rw'agateganyo? Icyo gukora kiba gihari nk'abanyapolitiki beza b'amahoro, abayobozi nyabayobozi, twe ntitushobora kubura icyo dukora, kandi tuzagitangaza mbere. Ariko mwe mube mwiteze abanyarwandakazi mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, imbere mu gihugu no mu murwa no mu mahanga, diaspora, isaha n'isaha ndarahira. Nicyo nababwira, kurahira ko ni itegeko, ni ihame, ntihagire n'ubishidikanyaho. Kubera Imana, urabona ko manitse ikiganza cy'amahoro mu kirere. Iki ni cy'umugisha, kandi umugisha bazawukura kuri njye, nta wundi. Uzarahira utari kuri liste y'abakandida? Niyo mpamvu nkubwira kweri nimba ari liste y'agateganyo, ubwo tubifate ko ari y'agateganyo, ya burundu ndibuzeho, hanyuma nzenguruke abanyarwanda bambwire perezida nyaperezida, tugutereye igikumwe giye kuyobora igihugu, kandi ku bufatanye bwacu nawe tuzafatanya tukiyobore imbere mu gihugu no mu mahanga, dushinge imishinga ikomeye cyane, tuzanzahure abakene bose mu gihugu n'abantu bahuye n'ibibazo, abanyamigisha mike, abanyabyago, ni ukuvuga n'abakire n'abafite imigisha, n'abana bo mu bakire bose tubasigasire, n'abarabategetse tubarinde. Nige njyenyine ufite password y'iki gihugu. Uretse n'ibyo bampombye, usibye no guhomba bahomba, usibye no guhomba, njye ndi umuhanuzi w'ukuri, bagiye guhura n'ibihombo batigeze babonaho muri iki gihugu. Bazirukanka n'amaguru bahunga ibiza kamere n'ibiza abantu. Kubera ko nagiye mbabwira bakeneye umuyobozi nkanjye, umusaza w'ukuri, ureba kure, umuhanuzi w'ukuri, ugomba kureberera bene gihugu, ndeba n'igihugu n'ubuzima bw'igihugu, ahabayeho n'ahariho n'ahazabaho. Urumva babuze nkanjye, abantu bose bahomba bakanahombana. Ni ukuvuga nabo bategetsi baba bikoze, Imana yabareba ikarabareba, ikabitegereza, ikabarebesha ikijisho cy'umujinya. Icyo kijisho cy'umujinya cyabanyuramo nk'umurabyo, ntiwamenya icyahe cyababaho. Ngira ngo Barafinda, tariki 6 nibwo hatangajwe urutonde rw'agateganyo, tariki 14 nibwo hazatangazwa urutonde ntakuka rw'abakandida bemewe ku mwanya mukuru w'igihugu ndetse no ku mwanya w'abadepite. Nuramuka icyo gihe uravuga uti ngiye kujurira, nuramuka icyo gihe liste ntakuka isohotse mutariho, muzakora iki? Ukoze neza cyane. Twe ntabwo tujurira. Kujurira ushatse kuvuga ni ukujurira to what extent, to what degree bajurira bate? Kuko impamvu mvuga hari ibyo babashinje mutujuje, murateganya kubyuzuza? Nimba ariko kujurira kubyuzuza, twahita tugenda bakaduha umwanya tukagenda tukabireba. So kujya hariya kuri mikoro nkabwira abanyamakuru mu ntangariza inkuru ko ngiye hahandi turere twose bavuze, none nkasanga abaturage bose bantegereze ku muhanda, ahubwo bakansinyira, nkahita mpindukira ntageze no mu ngo zabo, hanyuma nkahita mbijyana muri komisiyo y'amatora nkabizana. Cyagiye ibyo baregaga babandi ku itariki 28, 30,
31 ngo ntibuzuze, ntibagiye bakabizana bakabyuzuza, komisiyo y'amatora ikabakira. Nibi nabyo nanjye niba bintuma ndagenda mbizane, nta kibazo, nta kintu nabura na rubanda rubitse ubukungu bwose. N'iyo bantuma icyo mu buyobozi n'ubuyobozi bwa Kimpa, ikindi niyo bantuma umutima w'urushishi nawe ubona wa kabiri, niyo bantuma n'umutima w'intare y'ingore n'intare y'ingabo nabizana. Yego, ngira ngo ibyo urabivuga, ariko komisiyo y'igihugu y'amatora nabonye hasi mu cyitonderwa ivuga yuko ibyo byangombwa byagakwiye kuba byarazanwe ku itariki 30 z'ukwa gatanu, kandi tugeze ku itariki ya 7 z'ukwa gatandatu. ubwo ni ukuvuga yo ubwayo niyo yari kubidutuma mbere, yari kubirota se, ahubwo se twe twabirota se? Ahubwo hagomba kubaho cyo bita orderliness. Orderliness ni national orderliness, ni gahunda y'igihugu. Bakavuga uyu tumutumye ibi arabizanye, ariko habura iki agende akizani, yakizana bikuzura ibyo asabwa. Nka kuriya bari abatari buzuze bya bindi bakabibatuma bakajya kubizana, nayo etape nayo bareba ibibura nabyo bakabituma umuntu akabizana, yabizana none akasohoka kuri liste ya burundu ntakuka. Mbere yuko iyo liste ntakuka iza, babanze babidutume tubirebe byose, ari uwo mutima w'intare y'ingore n'intare y'ingabo n'umutima w'urushishi wa kabiri, twe twabizana nta kibazo. Abanyarwanda bo bari tayari, irego barantegereje kuyobora igihugu, ahubwo bari kudutindiza aho ngaho. Ngira ngo uti abanyarwanda ntacyo nababurana, ariko twamaze kubona yuko, cyangwa se komisiyo y'igihugu y'amatora yamaze kuvuga yuko byibuze muri turiya turere hari abantu 12 batagusinyiye. Wowe ni ukuvuga wabibwiwe, ntabyo wiboneye, kandi nge narabyiboneye, n'abansinye barabyiboneye. Yesu Kristo yarabibonye, Nabi Muhammad yarabibonye, Buddha yarabibonye, ba marayika barabibonye, Imana yarabibonye, n'abari babishinzwe barabibonye. Ni ukuvuga twecyo twavuga gusa, twe batwereke ibibura, twe tuhite tubibwira abanyarwanda babidukorere, none tubwire itangazamakuru bakukanya, nta nubwo byatujyana iminsi 5 twe twaba twabizanye. Yego, ngira ngo ndongera gusa no kubaza iki kibazo, kuko mu bigaragara urutonde rw'agateganyo rwasohotse, biragaragara yuko no mu rutonde ntakuka aribo bazasohokamo. Mwe ubu muri kwitegura kujya mu buzima busanzwe? Oya, nimba ariko bapanze, ubwo se liste y'agateganyo yaba ari yiki? N'ubundi abatangazwa kuri liste y'agateganyo ari nabo bakomeza bagasoza kuyanyuma, nta shanzoma, nta cyengi baye muri hagati ya liste y'agateganyo na liste ntakuka. Icyo gihe haba hategerezwe guhinduka. Iki byarutwa nuko babitangariza rimwe bakavuga batsinze naba barakomeje barakataje, aho kugira ngo bagende bakore gusa ibintu by'imihango, imihango itagira imisosi. Ngira ngo Bwana Barafinda, manda mushaka kwiyamamarizamo igomba kumara imyaka 5. Uyu mwaka bitabaye ngombwa yuko mwiyamamaza, nyuma y'indi myaka 5 mwaziyamamaza, ubwo ni muri 2029. Twe ahubwo muvuge muriteguye kurahira gusa. Icyo nicyo wenda nge nakubwira, nge isaha n'isaha niteguriye kuyobora Repubulika y'u Rwanda. Isaha n'isaha nge nambariye rasoro kuyobora igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda, nkabayobora neza, nkabafata neza nk'amata y'abashyitsi, kandi tugafatanya mu kukiyobora neza. Ntabwo ngenze gutegeka, ngenze kuyobora abantu, mbayobore imyaka 5, hanyuma nge ku rwego rwa East African Community, mve kuri African Community, nge kuri USA to the United States of Africa, to Leta Zunze Ubumwe za Afrika 2, mve kuri urwo rwego nge mu kanama k'amahoro ku isi, Security Council, hanyuma mpange Security Council ni mu kanama k'amahoro kwisi ka United Nations, umuryango w'abibumbye. Hanyuma ntangire kureba kiriya kibazo cya Vatican kwa Papa, hanyuma turebe the world papacy,
ubupapa bwo kuri iyi si. Urumva ibintu nje mfite gahunda yo gutunganya, ntabwo dukeneye ibintu bidukerereza amakorosi. Birumvikana 2017 nababwiye ko bantumye n'umutima w'urushishi ndawubona. Imikono yose nta kibazo cy'imikono bigeze bandega, kandi aribwo wenda bakabavuga nibwo nari mushasha nzi. Ubu naba mfite seniority, abantu bose tuziranye mu gihugu no mu mahanga, nkaba aribwo mburi iyo mikono. Ibyo norutsa abana. Ngira ngo ntabwo kinshubije neza, kuko uko byagenda kose uragira uti niteguye kurahira, ariko se urarahira gute kandi utari kuri liste yitora, utari kuri candidate, utari kuri liste y'abakandida bagomba kwiyamamaza? Oya, kurahira byo ni itegeko, kuko politike nkuko nkubwira ni ngari. Politike ni ngari, ni uruganda rugari cyane, kandi inzira za politike zose zigerayo. Uzakoresha iyihe nzira niba udasohotse kuri liste y'agateganyo? Uzakoresha iyihe nzira? Inzira ziba zihari, iz'Imana ntuzizi ko i Roma zigerayo zose. Imana irahari, abanyarwanda barahari, bose twese turahari. Nabo bireba bashaka gusubiza umutima mpembero, bakavuga wow, reka umuruda mukuru nubwo badutangaje batya tumureka azayobora igihugu, nta kundi, nta yandi mahitamo dufite. Aturindira umutekano imiryango yacu twese hamwe, adusigasira b'imbere mu gihugu nabo mu mahanga, nyuma aserukire u Rwanda mu mahanga n'akarere k'ibiyaga bigari na Afurika, yihutisha iterambere n'amajyambere na demokarasi nziza kandi yihuse, iherekezwe n'umurindi w'Uwiteka. Papa, demokarasi nziza kandi yihuse nicyo cyanzanye, kugira ngo mbakebure, hanyuma bakora iki? Basubize umutima mpembero, bavuge twari dukoze ibidakoreka, reka tukosore kino kintu, ahubwo umuruda mukuru yima ingoma. Ese nakubaze, 2017 washatse kwiyamamaza, utanga kandidatire ntiyemerwa. 2024 biragaragara ko inzira turi kwerekezamo ari yuko kandidatire yawe itari bwemerwe. Ese ibi bintu ntabwo wayivamo ukigira mu bindi? Nubwo inzira ifunganye cyane, nka rwa rushinge rutungereye mu ijoro, ingamiya itashobora kunyuramo utari umukiranutsi. Iyi nzira ifunganye nge nzayagura, ni hahandi nzayagura. Ndi umusaza w'ukuri, umunyapolitike mwiza w'amahoro. Aka kayira ka politike mu Rwanda gafunganye nzakagura, ntimugire impungenge. Kazaguka, kazavamo umuhanda munini mugari wa kaburimbo, ahubwo igerekeranye 5. Buri muntu azabona ahanyuramo n'ubwisanzure, muri uwo murindi wa demokarasi nziza kandi yihuse, iherekezwe n'umurindi w'Uwiteka. Izi confidence ufite uzikura he? Birumvikana zindimo, ni politiki ndimo, ntabwo nshakisha, nta nubwo nyirangura muri butike cyangwa mu mangazini. Indimi ntogoteramo, haba mu rutirigongo no mu bworo bw'ikirenge gahumekeramo. Bityo rero muri rubanda rurabizi, nimba nararwigishe narwo politiki rutogoteramo, imbere mu gihugu no mu mahanga, ku isi yose, nk'umuruda mukuru, perezida nyaperezida. Niyo mpamvu banyita the real president, perezida nyaperezida, umusaza w'umunyapolitiki mwiza w'amahoro. Nimba naratanze ikiganza cy'amahoro, cyaragaragaye ku isi, nige munyamahoro kandi nige wazana amahoro kuri iyi si. Iyo uvuga, abenshi bakumva uvuga, bakomeza bati uyu musaza we ntiyaba ari gukina komedi, ni gute 2017 byanze, 2024 bikaba bigaragara yuko biri kwanga? Izi nyine aho ntiyaba ari gukina komedi, akaba ari gushaka kumenyekana. Jambo narababwiye mukihorere, kuko ako karimo intandaro mbi cyane. Nta muntu ukinisha politike. Politike ntibayikinisha. Politike ni intwaro ikomeye cyane, isumba izindi ntwaro zibaho. Ahubwo umuntu ukina ajya akinisha ibikinishwa. Politike ni ugutekereza cyane byimbitse, biganisha mu kuvumbura ibisubizo by'ibibazo byugarije abantu. Nimba abantu bugarijwe n'ibibazo, hagomba kuboneka umuti, n'urutsa abana. Yego. Ngira ngo Bwana Barafinda, bibaye ngombwa ko
gutya mu kwiyamamariza umwanya mukuru w'igihugu tuvuge biranze bakavuga bati ngwino tuguye kuyobora muri mino bumwe ngwino cyane ko uvuga uti nshaka gukemura ibibazo by'abaturage no kunga bakavuga bati ngwino uyobora akarere ngwino uyobore minisiteri runaka ngwino uyobore ikigo cy'amashuri ibyo hari icyo byaba bitwaye nge nyobora igihugu nicyo nanditse nsaba nicyo nasabye neke nta wundi nasaba rero neke wenyine niwe ufite ububasha bwo gusabwa nta wundi muntu nasaba kuri aka gataka ka gakondo kanani y'abanyarwanda ni neke yonyine ngira ngo urabizi nasabye neke ubushize n'ubu nasabye neke nyisaba kubw'ineza ya bose naho ibisigaye byose bigira ba nyirabyo kandi uzi ko hari abandi bashomeri ahubwo kubaga habo bashomeri nabo bakakira ubushomeri birumvikanye nicyo gihangano si icyanjye wasabye ariko basa nk'abari kukwima abo nsaba iyo banyima imana ntiyanyima umuntu ashaka kwima ariko imana ikaguha kuko imana yiguhaye n'ikimasa kirabyara mu kiraro ugasangamo akanyana ugasangamo umutavu birumvikana urwo ni urutsabana urashaka kuvuga yuko hari ubundi buryo imana izabigenza tugashiduka ari wowe uyoboye igihugu ibyo nabyo bigira urutsabana kuko farawo yari akaze cyane ariko Mose yaradidimangaga yagiye amubwira ijambo rimwe riramujanjagura wabonye uko byagenze urumva ntabwo erega zirana inkuru zo muri Bibiliya tujye tuvuga ibintu bigaragara binashoboka ubwo se Benari wa Tunisia nayo ni inkuru Mubaraka wa Misiri ni inkuru Bashiri wa Sudani ni inkuru Gaddafi muri Libya ni inkuru Saddam Hussein muri Iraq ni inkuru Mobutu Sese Seko ni inkuru Habyara ni inkuru nukuvuga ibivugwa nta kavugwa katabayeho nimba bavuga ngo habayeho Abraham na Mose ko babayeho ko habayeho ba Napoleon the Great ko General George Washington yabayeho muri Amerika na Napoleon Bonaparte yabayeho mu Bufaransa ntabwo umuntu yazanye amateka ya kera ntabwo bivuga ko izo nkuru zitabayeho ahubwo ni byabaye mu gihe mwe mutari muhari yego nukuvuga byose birashoboka muri iyi si twe nk'abasaza bo kuri bazi politike aho ishibuka aho ihagaze aho yubakiye kwikomeza naho irangiriza isoreza twe turabizi ni ukuvuga yuri mwarimu wigisha amasomo wumva cyane kandi ukora ibyozi nta winzira mu kintu atakizi keretse uwakinzima atakizi niwe ugikinisha yego ngira ngo barafinda hari abantu bajya bacika intege hari nk'urubyiruko rusaba akazi rwageraho kubera yuko rwasabye ahantu henshi bakagenda barwima akazi rugacika intege ubwo ndagishaka kubihuza n'ibyawe iki kibazo ni nakibaje ko reka nongere nkikwaze mu bundi buryo 2017 watanze kandidatire ntiyemerwa 2024 birashyira mu bigaragara biri kugaragara ko ushobora kutemerwa 2029 ufite gahunda yo kongera gutaka kandidatire cyangwa urabireka kandi nkubwiye 2017 abaturage bangiriye icyizere baransinyira kweri ari nabwo nkigaragara ku ruhando rw'igihugu nimba baransinyiye iyo mikono yose nkayibona n'iy'umurengera ubu bamenye 2024 nibwo bavuga ko nabuza abansinyira ibyo ni urutsabana ku rwego rw'esenze ku rwego rw'isi imbere mu gihugu baranikundira nk'imwe yabo bwite ubwo wumva ibyo bishoboka ikindi kiriya cyo kuvuga ngo wenda ngo igihe cyo gukomeza kuntega imyaka 7 imbere ntabwo ari byo navukiye nta nibwo ari byo nigiye nge nukuvuga isaha n'isaha nge ndarahira mube muniteza ahubwo isaha n'isaha ahubwo bangerezeho ubutumwa ndaje nge ndarahira kuko narababwiye amakorosi yose nayavuyemo narayahetuye ndaje kandi ndaherekezwa n'umurindi wa demokarasi nziza kandi yihuse n'umurindi w'Uwiteka Imana rurema yaremye isi ibihumeka ibyatsi n'ibyakatsi byose kuko ibyatsi nibyo bihaha byacu nimba ari byo bihaha byacu ndaje nabyo mbisigasire mbyiteho
turambe turambane. Hanyuma niyo mpamvu babwira nge nka mutumishi wa Mungu, nk'intumwa ya rubanda kandi umuyobozi wa rubanda, ndaje ibyo byo kanjye muri komisiyo y'igihugu y'amatora, turebe uburyo tubishakira umurongo ugororotse runaka, nyuma ibigororwa bigororwe bari bacyamije tubicyamure muri make, bigira umurongo mwiza usobanutse. Nimba hari uwo mwaketse udasobanutse, ariko nge nkeka ko ari lisiti y'agateganyo iyi ntakuka ngomba kujyaho, kuko niko kadirisha konyine gasigaye. Ilisiti ntakuka niko kadirisha konyine gasigaye kiremwa muntu kishobora kuvuga wow, amahirwe ya rubanda hano ni hari. None umusaza ari gukora ibishoboka byose rubanda akingure ka kadirisha, nimba ayo mahirwe anyuremo abagereho, agere kuri rubanda rwose, imbere mu gihugu no ku isi yose. Hanyuma umubano nkutsure imbere mu gihugu no mu bubanyi n'amahanga, dukore neza, dutere imbere twese, abantu bose batera imbere, imigabo n'imigambi twabijeje twafatanyije byose tubishire mu murongo nta kibazo. Hanyuma ibyo byose nabo ngabo tubarindira umutekano, bashire impungenge, ntibagire ubwoba, ntibatitire, ntibashe ubwoba. Umusaza w'umuyobozi nyamuyobozi narahasesekaye. Nugera kuri neke kakubwira yuko byarangiye, biragenda bite? Neke ikakubwira yuko neke niramuka ikubwiye ko ibyo wasabwaga gukora itariki yo kuba wabyuzuza yarenze, kuko bavuze itariki 30, uraza kubikora iki? Nyine ubwo baraza gusobanura rubanda lisiti y'agateganyo yaba ifite iyihe definisiyo, yaba ifite ubuhe busobanuro bagereranyije na lisiti ntakuka, yaba ari iki. Byaba ari byiza rero batangarize rimwe lisiti ntakuka yabagomba kujya kwiyamamaza, ariko iyo basobanuye lisiti y'agateganyo biba bivuga ko hari abashobora kuvamo mu batangajwe, cyangwa mu bavuze ko bakuwemo, hari abashobora kuhita bajya ku rutonde, bagashyirwa ku rutonde. Niyo mpamvu nkubwira muri politiki byose birashoboka kuri iyi si. Bashaka kuvuga katubanze barafinda tumukureho turebe ko ari bubyakire, n'abanyamakuru barebe turebe ko bari bubyakire, amagambo bari buvuge kuri mikoro, ku makamera, byose aho ngaho harimo ikizamini. Bakaba abihuta bakavuga, bakererwa nabo bakavuga byabo bakererwa, ariko finali bikarangiza bavuga ngo barafinda Sekikubo ku rutonde agiyeho kwiyamamaza ni ngombwa, n'abandi bose wenda bagiyeho, cyangwa we agiyeho wenyine ahagarariye n'abasigaye bose, ukajya kumva na pike ku rutonde avuyeho. Byose birashoboka kuri iyi si muri politiki. Ubwo ufite icyizere cy'uko ushobora gushiduka ugasanga kuri liste ya burundu ni wowe uriho wenyine? Ndiho nka higanwa n'undi ugasanga Paul avuyeho nawe ntariho. Byose birashoboka kuri iyi si. Ubwo byaca muzenzera? Mu nzira y'Imana n'inzira ya demokarasi nziza kandi yihuse, iherekezwe n'umurindi w'Uwiteka. Kiremwa muntu kuri iyi si Imana yarakiremye gikunze, irakibwira mujye mukora ibikwiye nk'ibyo nakoze ubwo naremaga isi, namwe ubwo nabaremaga. Abantu baharanira ukuri rero. Yego, ngira ngo bwana barafinda, reka tutanagutindiye, reka tugere ku musozo, ndetse tunakubwira ngo amahirwe masa mu rugendo ugiyemo kuri komisiyo y'igihugu y'amatora, kugira ngo igusobanurire uko byagenze, iguhe n'ubusobanuro bwimbitse. Reka tukubwira ngo tukubaza n'iki wabwira abadukurikiye cyangwa se abantu bawe. Cyo nabwira abantu banjye n'abadukurikiye bose, kuri komisiyo y'igihugu y'amatora birumvikana niho ngiye kwerekeza. Rumva campus direction icyerekeza amerekezo niho tugiye kuyatungera, tujyeyo, hanyuma batubwire ibyo twaburaga cyangwa batureze, hanyuma tushobore guhabwa umwanya tujye kubwira rubanda. Ndahita mbibatangariza ko bampaye impapuro nje kuzana iyo mikono ya rubanda. Hanyuma kuko muri politike birashoboka, byo birashoboka muri politike, nta kidashinduka. Muri politike ibintu biba dynamic,
ntabwo biba statiki, birahindagurika, ntabwo biba bimeze nk'igikuta, ahubwo biba bimeze nk'umukoba. Birakweduka, bya wawukwedura uriya nyiri kuwufatiriye ukaba wawurekura wowe ukamupyatura agataka ririya. Ariko igikuta niyo wagikurura nta muntu cyapyatura, kikomeza kuba static. Ariko politike ni dynamic. Nimba ari dynamic rero byose birashoboka. Nshobora kugerayo bakambwira wenda nibyo twatangaje twasanze twibeshe, ni wowe warushize abandi mikono kandi bose basinye na neza. Ibyo birashoboka muri politike. Ku rundi ruhande bakavuga tumaze kubibona byose, tusanze pike yarayoboye cyane imyaka myinshi, tusanze akwiriye kuhita yicara, ahubwo mwe abatarayoboye mujye mu kibuga bari mwe mwiyamamaza. Iyo nzira nayo ya kabiri irashoboka. Iya gatatu birashoboka cyane kuvuga ko pike tumurindira umutekano, hanyuma nkahita ndahira tutiriwe tujya no mu matora, kugira ngo amafaranga ingengo y'imari yarangirira yononekara mu matora tukayisevinga, ahubwo tukazayongerera mu mushahara w'abanyamakuru, bakahembwa umushahara mwiza n'abarimu. Urabizi abanyamakuru n'abarimu bose nibo bazahembwa ya mbere, none ayo mafaranga yari gukoreshwa mu matora tukayongera abarimu n'abasirikare n'abaganga. Ubwo urumva rero ibyo byose birashoboka. Isaha n'isaha niyo mpamvu babwira kurahira kwanjye kuracyashoboka cyane. Itegeko nshinga ariko ntabwo rivuga yuko warahira utatowe. Birumvikana cyane, birashoboka cyane. Itegeko nshinga ryandikwa n'abantu, kandi itegeko nshinga ryigwaho n'abantu, kandi itegeko nshinga baryemeza n'ikaramu. Muri iki gihe bitandukanye n'ingoma ya cyami, aho baryemezaga mu magambo bakaryumvikanaho gutyo. Uburyemezwa n'ikaramu, n'ubundi najya kurahira maze gusinya. Urumva ikaramu iyo nsinye nge ndasinya ntibasinyure, birumvikana. Urwo n'urutsabana. Reka tugushimira. Nanjye ndabashimiye. Ubu butumwa mubongereze ku isi yose, ingune enye z'isi, kandi abanyamakuru mubabwire bakomere cyane, kandi bakomerezaho, batari amakuru atariho ivumba, atariho umukungugu, bayatari nk'uko inzuki zitari ubuki, hanyuma bayageze kuri rubanda nk'uko mwayiraye ku ibaba. Urugendo mwakubutsemo kure cyane, muze kuntunga iyi mikoro y'umukara n'umweru n'umutuku, kandi mbona yanditseho Umukunzi TV, mukunzi w'abakunzi bose. Umukunzi arazinduka akareba umukunzi mugenzi we, cyangwa akareba utari umukunzi n'utari umukunzi, agamize kubunga no kumva impande zombi ibitekerezo byabo, none akareba uko yabakorera umuti. Urumva ukoze umuti w'abanyarwanda n'abategetsi n'abayobozi bose. Nanjye urumva ntunze mikoro, ukoze neza, untahiriza abanyarwanda, ubabwire ndaje, ntaho nagiye, lisiti ya burundu ndaje, nshobora kuyigaragaraho bidatinze. Amahirwe masa, mutubwirire bose amahirwe masa, ilisiti ntakuka, ntibibatungure, nshobora kuyigaragaraho, tugakomezanya urugendo. Banyarwandakazi, ntimugire impungenge, n'abanyamakuru bose babizi, n'isi yose, n'abategetsi n'abayobozi, natwe abayobozi badasanzwe. Urumva Imana ibidufashemo. Murakoze cyane. Yego.